Kuva mu mwaka wa 2016 ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB cyatangije ubukangurambaga bugamije gushishikariza abanyarwanda gutembera igihugu cyabo muri gahunda ya tembera u Rwanda. Imyaka 2 irashize ariko umubare w'abanyarwanda bitabira iki gikorwa nturagera ku kigero gishimishije. Impamvu ni iyihe? Bamwe bavuga ko ari iby'abanyamahanga, abandi bakavuga ko ibiciro biri hejuru. Igihe cyanjye nawe ni iki? Home Rwanda Safari yatekereje kuri ibyo bibazo byombi, ituzanira promosiyo yo gutembera u Rwanda, tukazatangirana nayo tariki ya 11 z'ukwa munani 2018, tukazerekeza muri pariki y'Akagera. Witinya, igihe cyacu ni iki? Si iby'abazungu gusa, natwe ni ibyacu kandi biratubereye. Murakoze cyane. Mw'iyi minsi turi gutegura urugendo rwo kujya mu Kagera National Park. Akaba ari urugendo twateguye muri gahunda ya tembera u Rwanda koko, kugira ngo dufashe abanyarwanda cyangwa se n'abanyeshuri baje muri vacances kugira ngo babashe kumenya ibyiza bitatse pariki yacu y'Akagera. Tukaba twarayisize ku itariki 11 z'ukwezi kwa munani. Tukaba tuzatangira mu gitondo kuko ni urugendo rw'umunsi umwe. Tukaba twaragerageje korohereza abantu bose muri rusange, abanyarwanda ndetse no ku banyamahanga. Ku banyamahanga tukaba twaragize amadolari 110 gusa, ndetse n'abanyarwanda tugira 35 nabo n'abaturuka muri East Africa. So no kuvanga iyo gahunda izaba ari y'umunsi umwe, izatangira mu gitondo irangire nimugoroba. Tukaba wenda turi buze no kubabwira naho bashobora kuba baza kuzagura amatike y'urwo rugendo. Abanyarwanda bifuza benshi cyane, barabyifuza ariko birabahenda. None ikindi tubona imbogamizi bafite ni amakuru make babifiteho. None natwe tukagira ikibazo cy'uburyo twirwara abanyamahanga bavuye hanze tubereka ibyiza by'iwacu, mu gihe bareba bya byiza turatira amahanga ari twebwe nyir'ubwite twakagombye kubibona mbere. Nibwo rero dufatikanyije n'ikigo gishinzwe guteza imbere ubukerarugendo mu Rwanda RDB, baduhaye igitekerezo cy'uko abanyarwanda bacu dushobora kubafasha, cyane ko bo bumva ko ibiciro bihanitse, ariko hamwe n'imikoranire dufitanye na RDB tureba uburyo ibiciro dushobora kubishyira hasi bishobora kugira ngo abanyarwanda babone promosiyo. Ntabwo ari ibintu bihoraho, ni promosiyo ibije kugira ngo uwacikanywe abone ayo mahirwe, nawe arebe izo ntare zaje mu gihugu cyacu, izo nkura batuzaniye, abone izo mbogo, izo marage, impara, ibintu nk'ibyo. Urumva, muri make niyo mpamvu twafashe tubishyira umunyarwanda 35,000. No 35,000 kumukurana i Kigali, tukamuhereza transport izamuvana i Kigali kuri ofisi yacu, tukamugeza muri parike, tukamwishyura amafaranga yo gusura, tukamuhereza lunch, icyo azarya ari mu ishyamba, tukamuhereza icyo amazi yo kunywa ari mu ishyamba kugira ngo agire n'izo mbaraga, birebe neza yishimye. Hanyuma tukamwishyurira umugide uzamugayidinga mu ishyamba ryose. Mu by'ukuri za big 5 animals bavuze cyane, za nyamaswa 5 nini cyane zigaragaza pariki ikomeye ku isi, n'umunyarwanda zibone. Ikindi cya kabiri impamvu twabize mwaya mezi, urabona abana baje mu biruhuko, umwana yarize, yarakoze, arashakurura mu mutwe, noneho abone rero amahirwe yo kureba bya bindi bamwigisha ku ishuri. Ese koko bibaho? Ubwiza bamubwira bw'u Rwanda ku ishuri burahari? Harure mu mutwe, n'umubyeyi mushimire ko yize neza iki gihe cyose. Nibyo koko hari abantu biri byo gutembera bakumva ko ari bya bindi byo kujya kureba ingagi cyangwa se gutanga amafaranga menshi gukodesha amamodoka, ibyo kurya, aho kurara n'iki. Icyo kintu rero twagitekerejeho mbere na mbere, tugerageza koroshya ibiciro nkuko nababwiye, twabyize 35. So mw'ibyo 35 rero hazaba harimo transport kuva i Kigali tukujyana mu Kagera tukanakugarura, ndetse hakanabamo icyo kurya saa sita cyangwa se lunch, ndetse tukazabaha na snack cyangwa se akantu kabafasha kugira ngo urugendo rwawe hagati y'amasaha yo kurya nayo kugaruka utaza kugira ikibazo nakwita wenda cy'inzara.
kandi muri urwo rugendo tukazaba tubafitiye n'umugide uzagenda basobanurira ibyiza byose ku Kigali, ukinjira mu Kagera naho tukazahura n'abagide ba parike nabo bazaba badusobanurira ibyo byiza byose, badusobanurira n'inyamaswa ziri mu Kagera, ibyo zibaho, ibyo zirya n'ibindi byose bijyanye n'imibereho yazo. Ndumva rero nababwira ko mu by'ukuri ntabwo bihenze cyane cyangwa se ntabwo bihambaye nk'uko abantu babikeka, ahubwo ni ikibazo cyo kugira ngo dufate umwanya wacu dusure turebe ibyiza bitatse u Rwanda kandi nidufatanya twese ndakeka tuzabigeraho. Mwababwira aho amatike bazayakura? Amatike turimo turagurishiriza kuri ofisi yacu iherereye hano i Remera kuri Champion Hotel, ni hano imbere ya stade Amahoro i Remera. Ndumva muhageze nta kibazo, hari abakozi bacu bashobora kubakira bakabaha amatike. Ni ubuhe butumwa wagenera abantu bazitabira uru rugendo? Ubutumwa twagenera abantu bazitabira urugendo ni uko mu by'ukuri turabashishikariza kwitabira gahunda yo kumenya igihugu cyacu, kandi tubizeje ko gahunda izagenda neza. Tubafitiye byinshi cyane, akanya ni akanya ko kugira ngo mubashe kuhagera noneho tubashe gusangira ibyo byiza. Murakoze cyane.